Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi dusangire ubuzima. Bakunzi b'ibi biganiro, mbifurije isoko y'amahoro mu mitima yanyu. Hari imvugo igira iti, nuhura n'abantu ntimubashe guhuza, ujye ugerageza kubihanganira kuko ntubuze ibyo bari kunyuramo. Iki gitekerezo cyanjemo kuko nibwira ko turi kunyura mu bintu bitandukanye, harimo n'ingaruka za COVID-19 nubwo zitatugeraho mu buryo bungana. Kwishyira mu mwanya w'abandi, ndizera ko biri kudushoboza gutanga ineza no kuyakira. Erega turi magirirane. Ntatinze turakomeza uyu munsi iki kiganiro twatangiye cyo kwishyira mu mwanya w'abandi. Turacyari kumwe n'abatumirwa bacu. Uyu munsi turarebera hamwe akamaro ko kwishyira mu mwanya w'abandi. Baraduha ingero mu buzima bwa buri munsi. Ibyo biratuma turushaho gukomeza gusobanukirwa empathy, cyangwa kwishyira mu mwanya w'abandi, cyangwa se kwambara inkweto z'abandi nk'uko twabivuze. Ndizera ko abatumirwa bacu mwabakunze, rero ntatinze reka tubakurikire. Kwishyira mu mwanya w'abandi byamfashije kugira umutima w'impuhwe n'imbabazi, ndetse bimfasha no kubana n'abandi mu mahoro. Rwose birangora kwirengagiza umuntu ufite ikibazo. Wenda reka nitangeho nk'urugero. Iyo umuntu ambwiye nabi birambabaza cyane, kandi ngira ngo ibi mbihuje n'abantu benshi. Sinzi ko hari umuntu ushimishwa no kubwirwa nabi. Bityo nitoje kugerageza kubwira abantu neza, kabona niyo baba bampemukiye. Urugero rumwe twasangira cyangwa nabasangiza ni nk'iyo umukozi wo mu rugo akoze cyangwa nkoreye ikosa rikomeye, nirinda kumuha remarike mubwira nabi. Niyo bincitse musaba imbabazi, nkamubwira ntabwo nashaka kukubwira nabi, sorry, nkamubwira rwose nashaka kukubwira ikosa wakoze ko bitanshimishije, ariko ntabwo icyari kigendera kukubwira nabi. Ibi rero mbiterwa nuko nanjye nakoze ikosa mu kazi, nakwifuza ko umukoresha wanjye arimbwira mu buryo bwiza, burimo kunyubaha, burimo kumpa agaciro. Ibyo bituma iteka mvuga ngo ese yawe ko jyewe nanjye mu kazi ntakwifuza ko bambwira nabi, bambwirana igikabwe, kuki uwo nkoresha namubwira uko nguko. Ibyo rero byagiye bimfasha kuba nasaba imbabazi umukozi wanjye wo mu rugo nkoresha, nkumva ntabwo bintesheje agaciro, ahubwo nkumva niwe ngahesheje. Rero kugira impuhwe zituma wishyira mu mwanya wundi, nagira ngo mvuge yuko bibanzirizwa no gutega amatwi. Gufata umwanya umuntu akakubwira uteze amatwi, ukamwumva, ukumva akababaro ke, ukumva agahinda ke, ukumva ikibazo aho gihera ku muzi, bituma noneho ushobora kwinjira mu mwanya we. Imana yangiriye ubuntu, impa kumenya gutega amatwi. Ubwo nitanzeho urugero. Ni kenshi bagenzi banjye dukorana twicara hamwe tukaganira ku bibazo bitwugarije, haba mu kazi, ariko ni na kenshi bagenzi banjye bambwira n'ibibazo byabo bibareba bwite bitareba n'akazi. Njye ku bwanjye bimpa kumva ko hari icyo mvuze mu buzima bw'abandi, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo ariko byagiye bigira ingaruka zikomeye mu kazi kacu ka buri munsi. Hari ibibazo byinshi haba mu buzima bw'abo dukorana,
haba mu buzima bwabo twakira, kuko mu kazi kanjye hari umwihariko ukomeye, ari abo dukorana n'abo nakira mu kazi, abenshi bahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima bw'igihe cyashize. Hari ababuze ababyeyi, hari ababuze inshuti, hari inkomere bakomeretse bitandukanye, haba ku mitima ndetse no ku mubiri wabo. Rero iyo ushoboye kumva no gutega amatwi abo bose bari mu kaga, bigufasha. Byamfashije ngewe gukora akazi kanjye neza, byamfashije kandi no gufatanya n'abo ngabo kugira ngo dushobore kugira intsinzi. Hari ibyo twagezeho byinshi kuko twari dufatanije, tutari kugeraho tudafatanije, kuko umunyarwanda yaravuze ati abishyize hamwe nta kibananira. Hari ibyo tutatekerezaga ko tutazageraho, ariko dufatanije twabigezeho. Hari abo twakekaga ko bafite intege nkeya, ariko tumaze guhitamo kwicara tukumvikana, tukabumva, tugafata uwo mwanya, abo twibwiraga yuko nta ntege bafite, twasanze bafite ibitekerezo bishobora kutugeza kuri ya ntego twihaye. Ubwo rero ndatekereza ko kuba twarashoboye kugirana impuhwe, niko navuga, za mpuhwe zitera intambwe yo kwishyira mu mwanya wundi, byatugiriye akamaro kenshi cyane, haba mu kazi kacu, haba mu byo dukora, haba ndetse no kurangiza inshingano zacu, ndetse no gukemura ibibazo cyane cyane biri mu buzima bwacu busanzwe butari mu kazi. Igihe mbashije kwishyira mu mwanya w'undi muntu, akenshi byubaka icyizere n'umubano mwiza hagati yanjye nawe. Ibyo mbibona kenshi mu rugo iwacu. Ndibuka umunsi umwe negeze mbwira umufasha wanjye nti ntukabazwe n'ubusa. Nyuma nza gusanga nahubutse ndetse nahaye agaciro ibitekerezo byanjye gusa, nirengagiza amarangamutima ye. Ariko iyo muteze amatwi nkishyira mu mwanya we, akenshi menya neza ko impamvu yamuteye gukora ikintu runaka cyangwa kwiyumva uburyo yiyumvaga iba igomba guhabwa agaciro. Ibyo byubaka imibanire yacu cyane, ndetse bigatuma icyizere hagati yacu gikura. Kumenya ko mugenzi wawe akumva uko uri atari ngombwa ko wisobanura cyane, ntako bisa. Natanga urugero, nkorana n'abajene benshi, urubyiruko rwinshi, abana b'abakobwa cyangwa n'abasore b'abajene wenda bafite imyaka iri munsi ya 20. Iyo tuganira hari uburyo aba yumva ubuzima, ngewe mba numva ntakibwumva gutyo, wenda agihitamo inshuti mbi, kandi mbibona ko ari inshuti zitazamugirira akamaro. Wenda yumva ishuri ntacyo rimaze, kandi nzi neza ko hari icyo rimaze. Wenda yumva gushaka akazi azashaka kamworoheye, wenda yumva ashobora kumara umwaka wose ntacyo akora, abyuka akarya ibyo atakoreye, kandi akumva ari uko yumva ubuzima, akumva ashaka ibyoroshye. Nge nkaba nzi ko mu buzima bizamugiraho ingaruka, ariko icya mbere si uguhita muciraho iteka ngo mbwe gusa numva ukuntu uyu muntu atumva ibintu. Nanjye nibuka ngo mfite iyo myaka hari uburyo natekerezaga gutyo. Icyo rero kimfasha d'abord kubanza kuganira nawe muri level ye, aho ari, nkagirana ikiganiro nawe kitari ikiganiro cyo kumuciraho iteka, ahubwo ikiganiro cyo guhera aho ari. Noneho mu guhera aho ari no kumwumva no kumva impamvu ameze atyo, atekereza atyo, n'impamvu akibona ubuzima gutyo, ko wenda hari imyaka atarageraho, hari ibikomere atarageraho, hari ubuzima butaramuhindukana ngo amenye ko ibyo byose afata nk'ibizahoraho bitazahoraho. Bituma noneho tugirana ikiganiro kiri open, ashobora kunyiguriraho, dushobora kuganira, noneho tukazageraho wenda namugira inama, nuko nabivuga. Ubundi buryo nabivuga ni uburyo abantu babona ibintu bitandukanye bitewe n'uburyo bakuze n'ibyo bamenye.
icyo ntabwo ari ikintu cyo kuvuga gusa ngo wenda umuntu uramurusha imyaka cyangwa iki, mushobora no kuba mungana, ariko umuntu abona uburyo mu buryo butandukanye, abona ubuzima niko navuga mu buryo butandukanye. Ibyo rero encore une fois, yaba wenda uwo mukorana cyangwa inshuti y'umugenzi, bimfasha kumva isi mu buryo abubona, ariko nanone ikigendera akaba ari cya kindi. Ese uyu muntu ni gute twabana, ese ni gute namukunda, ese ni gute twagendana, ese ni gute twafashanya muri bike twemeranyaho. Noneho wenda n'ibyo nakamugiriyemo inama, ese ni gute namwegera nkamwumva, noneho ngahera aho ngaho tuganira. Uretse no kurenga ibyo, ni gute nababarana nawe mu bimubabaje, wenda nge bitambabaje bitandemereye nk'uko bimwe bimuremereye, ariko ni gute nabyumva ku buryo nshobora kugendana nawe muri ubwo buryo. Ndumva ari uko navuga, niko gaciro kabyo nagiye mbona, kandi byaramfashije cyane ngewe personnellement mu buzima bwanjye. Byatumye naguka mu bitekerezo, bituma naguka mu bantu dushoboye kubana, bituma naguka mu gushobora kwegera abantu batandukanye nanjye, yaba mu mico, yaba mu myaka, yaba mu myemerere, mu myizerere. Ibyo rero bigatuma nashobora kubana nabo kandi nanjye nkunguka. Bisa nkaho wenda ari njye buri gihe wenda wumva ko ikindi wenda nari kongeraho nuko cya kabiri nari kongeraho nuko uburyo mbona ibintu ntabwo ari standard. Wenda tugiye muri Bibiliya yo nimva ko ari ijambo ry'Imana, icyanditse mu Bibiliya cyo ni standard, ariko hari ibintu byo buzima busanzwe uburyo mbibona ntabwo ari standard, ntabwo ari bwo bw'ukuri, ni uburyo bwanjye nyine. Niba nkunda ibara ry'umutuku ndagakunda ibara ry'ubururu, ntabwo umutuku ari ukuri kwihame, nicyo nkunda nyine. Niba nahitamo kumara umunsi nsoma igitabo, undi akaba yahitamo kumara umunsi asabana n'inshuti, asura inshuti, ntabwo nkwiriye kuvuga ngo uriya muntu ngo ntabwo ari umu intellectuel, ntabwo ari umunyabwenge kuko adasoma ibitabo. Oya, hari uburyo nge numva ibintu bitewe na byo navuze haruguru na personality yanjye, ku buryo kumara umunsi nsoma igitabo numva binezeza. Undi nawe yumva iyo agiye agasabana n'abantu, akamenya abantu, akabafasha, kirirwa hanze, akananezerwa, akanabana n'abandi, agasabana nabo, nibyo bintu bimwubaka, bimufasha. Rero ikindi cya kabiri nari kongeraho ni ukumenya ngo uburyo mbona ibintu ntabwo ari uburyo standard, ku buryo ntashoboye kwakira uburyo bw'undi, ahubwo nanjye biranyungura, bikanyubaka, nkamenya ngo mu buzima habaho abantu batandukanye, habaho ibintu binezeza abantu batandukanye. Ibyo bituma nkunda abandi, nkabakira uko bari, sinshake kubaforsa kuba ukundi. Batumirwa beza, murakoze kutubwiza ukuri no kwemera ko tubigiraho. Ubushize ikiganiro cyacu cyagaragaje ko empathy ishoboka iyo dufite urukundo, impuhwe, ubumuntu, kandi dufite intego yo kubana n'abantu bose amahoro. Muri iki kiganiro cya none, mu ngero zitandukanye twumvise, hagarutsemo ko ibyo twifuza kugirirwa ari byo twakwiriye kugirira abandi. Iryo ni ihame ry'ingenzi mu buzima. Ikindi ni ukumva ko atari twe rugero fatizo, abandi nabo bafite uko babona ubuzima. Iyo tworoheranye tugatega amatwi, turushaho kuba amagirirane. Ku bantu babana mu buzima bwa buri munsi, cyane nk'abashakanye, ndibwira ko urukundo ruzima hatajemo kugerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, urwo rukundo rwakugora kurutanga cyangwa se ntirwakirwe uko ubyifuza. Kwishyira mu mwanya w'abandi rero ni ingenzi. Mwaba mwaryohewe n'iki kiganiro? Gisangiza abandi. Nimugira amahirwe mubiganireho. Ubuzima buryoha busangiwe. Mu kiganiro gitaha tuzagaruka cyane ku buryo twakomeza gukuza kwishyira mu mwanya w'abandi, cyangwa se kudevelopa empathy mu buzima bwacu. Kizaba ari cyo gisoza. Ndakibararikiye. Mukomeze kugubwa neza.